icyo yihariyeho cyane nyine niwe nemeye niwe cyatumye umuhitamo ni ikihe none icyatumye ni byinshi pe bibiri by'ingenzi wagendewe byari byo byose icyambere mu byo ugenderaho wenda usibye bimwe bambwira Nyamirambo handi hafi tumaze kureba filime ariko se bireze muri screening ya filime okay icyambere nuko nkunda icyo ngicyo kiri nomo kiri nomo ikintu cy'umwihariko kiri unique kwa kuno byo bivuga okay atandukanye n'abandi itandukaniro nyine ntabwo nabona ukuntu nyine mbikubwira ngo byarakurenze ntabwo wabona ukuntu birarenze wihangayika habonetse muganga gakondo utanga ubuvuzi bw'umwimerere kandi bushingiye ku bimera. Nahivurije umwijima mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankoraho riraka nabahanga pe. Waba warabaswe n'ibibazo byo kwikinisha bigatuma amabanga y'abashakanye atabasha kugenda neza, tambuka tugukiza umuze nawe ubashe kunoza amabanga y'abashakanye. Ubu mubona nahoranye ikibazo cyo kutabyara, najya ntekereza ko narozwe, nyuma naje guhura n'umuganga aramfasha ndakira, ubu nanjye ndi umubyeyi. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro rigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Kubivuza indwara nk'umwijima, impyiko, rubagimpande, amibe, igifu, kubyimba, prostate, umutwe, imitsi ndetse n'izindi, namwe nimutambuke kuko mwashyizwe igorora. Kuba ari imahanga namwe mwihangayika mwibaza uko imiti yacu iraza kubageraho, kuko dukora na DHL tukabagezaho imiti yacu kandi mu gihe gito cyane. Barahari pe, nahise ko bahari tuba tubabona nubwo tuba twicecekeye. Si iminsi ubuze n'ibyo ugiyemo muri iyi minsi? Ni akazi gasanzwe, ni kwa kundi nyine umuntu waba yihugiyeho, wahugiye mu kazi gasanga nyine nko kuri cita ntiduherukaho, ariko ntabwo nagiye kure ndahari. Hari umusore ubushize dukora ikiganiro ambwiye ko akunda amaso ya Mama Sava, numva ashaka ko uzakuramo rinete gatoya. Uwo musore ni Ndera ane y'amatsiko. Okay. Comments kandi umusore ukina filime. Amaso ya Mama Sava. Ngo ni Samusure? Yego. Shuba? Ubundi iki cyo ukunda? Cyande. Cya Samusure? Hari izina nkunda ajyanye te? Ni irihe? Igisyo. Biba bishatse gusobanura iki? Sabe wamba wali. Akunda kunyitanga igisyo sinzi. Arambwira ngo niba ari umukobwa munini sinzi nyine ukuntu yabinsobanurira umva nibuka neza. Nahise ntabwo ari byo. Ngeze ndabizi. Ntabwo ibyo bintu bisobanukirwa n'ibyo. Sabe. Ariko wanza rwari indege Sabe. Sabe ari ku meza buriya nubwo mutari ko. Sabe bon appétit man. Ako yanyimye. Sirumva. Nabyo ntabwo nabura kubivuga. Reka twikorera ikiganiro. Sabe na. Twikomereze. Mama Sava ariko buriya usibye kuba nawe ukina muri filime ujye uzireba. Yego. Nkunda na filime cyane. Iyo uri kureba muri iki gihe yitwa? Filime nayo maze iminsi ndeba yitwa Mikimiki. Filime iteye ni reso mo yigiyemo cyangwa se iryoshye mu buhe buryo? Ni filime y'akana k'agakobwa gato gapfushanye narakana kakabaho ubuzima bubi nyine gakura mu buzima bubi kandi aho kakuriye ari kwa nyirakuru ariko bakagafata nabi kandi ari kwa nyina wa mama we. Ni filime ndende cyane nanjye nararangiza ariko ni filime yanjyoheye. Iki wayigiyemo? N'ubuzima busanzwe nyine bwo kuba isomo nakuyemo n'ubuzima bw'umwana butari kumwe n'umubyeyi we. Teka ryose mbona ko umwana utari kumwe n'umubyeyi hari ubuzima atabona, hari byinshi atagira, nyine hari byinshi abura. Yego. By'umwihariko niyo filime ari kureba yitwa Mikimiki. Yes. Niyo filime Mama Sava ari kureba muri iyi minsi ni filime muri Philippines, by'umwihariko ukunda kureba amaseri yo muri za Mexico ariko warahinduye za Philippines, izo mu Rwanda zo by'umwihariko urazireba yaba nirizica kuri internet n'izindi zitandukanye. Amakuru ya mugabo wawe Papa Sava? Umugabo wanjye arahameze neza.
ejo bari kuvuga ko iyo yavuye kureba match ahagera ugasanga oya dufitanye ikibazo gikomeye. bimeze gute muri Papa Sava muri iyi minsi by'umwihariko yavuga arangiza kureba umupira saa 9 z'ijoro akaza ntakora inshingano ze. amavuta ntayamaye Nyine ni ibyo ngibyo dufitanye ibibazo nyine nk'ibyo byo kuba nyine yarandutishije umupira njye naharitswe n'umupira. ariko none ntabwo ari umugaragu w'urugo mu gihe nawe ibyo aba yasabye abatabibonye. Ibiki se ibiki nese sinamutsinze niba arabibonye namutsinze yes kubera ko ibyo yakoraga nyine namutsindishije iki namutsindishije yuko we yarazi ko ibyo akora ari byo ariko tutaraganiriye ngo mubwire yuko ibyo akora bitanyura. No tumaze kuganira avuga ati reka yikubita agashyi none nyine ajya bikora neza. ajya mara mama. hanyuma bimwe mu bintu bigezweho cyangwa zimwe mu nkuru zigezweho muri iki gihe muri weekend kuwa gatandatu ni ku cyumweru mwise neza Josiane Nyampinga Miss Popularity Rwanda 2019 yambitswe impeta y'urukundo mu birori byari bifite uburyo byihariyemo indabo zitatse hariya wa mutipe yitwa Christian aramuproposa bigenda neza kuri social media zabonye abantu benshi bari kumuha felicitation. Nawe mu minsi yashize nabonye umutipe tumenyere muri sinema bimazemo igihe ati biregereje. Uwo mutipe nabonye titriti Mama Sava ararongowe. uwo muntu namwiba. Nabonye bavuga ngo mufitanye ibanga rikomeye wowe na Gasasira. No kuri Imana njye na Gasasira nta banga dufite. Ko rikomeye Nta umva reka mbabwire. Ari abakunzi ba Chita Magic, ari abakunzi ba Mama Sava, njye na Gasasira nta banga na rimwe dufitanye. Nanjye nabonye kiriya kiganiro yaravuze ngo ntago bizarenga mu kwa 12 tudakoranye ubukwe. Ariko no kuri Gasasira nese bizarenga kibazo ntaranambwira ko nkunda ahubwo rero yakurwariye indege ahubwo muze kumubwirira nibura azambwire ko nkunda noneho ibindi tuzaganiraho nyuma kuko ubwo urumva nafitanye neza wona gukunda bitubwire kuri kamera. Oya ntawe se na Knowless yarabivuze na Marina nta mu muco wacu nta mukobwa uvuga ko nkunda umusore arimo bwira kuri nukuye kuri wowe ko igitumye cy'uwo mugani niyo naba mukunda sinabivuga ariko ntanamukunda n'ubundi sinabivuga nabyo tumubihisha niki ako se Chita. hanyuma Mama Sava by'umwihariko iyo kiriya gihe kibayeho cya proposal ni ibintu byanyuze mu mabanga y'aba best friends bawe by'umwihariko abakobwa kugira ngo baze kugutegura wenda bigahurira na birthday yawe cyangwa bikagira uko bigenda nka Josiane bamwambitse impeta kuri anniversaire ye bibayeho ubuzima kuko burya niba wizera Imana nta wizera ko buri kimwe cyose gishoboka kandi haba hari possibility. Bibayeho kuri anniversaire yawe cyangwa undi munsi wihariye mu minsi ukunda mu cyumweru kagira nko kuri hotel nkanga kuri Shiba ngira ngo abonye ko Diane Bahavu sana se yambitswe impeta n'umusore bakundana hano kuri piscine. Bikabaho Efrere mwijoro nka ririya bakakuzana hariya hafi na piscine hatatse indabo nyinshi gatera intambwe gahoro kuri at the end ukabona niyitegeka Gracie cyangwa Papa Sava arapfukamye n'impeta inyuma hari board yanditseho will you marry me agusaba kuzamubera umugore w'ahazaza ibihe byose tutarigeze se tujya mu rukundo kugira ngo musubize wabyifatamo ute reaction yawe yabihe icyambere byantu se nimukundana reka mbwire okay byantungura byanza kantungura nyine kuko ntabwo twaba twarigeze tugira gahunda yo gukundana kugera aho twatekereza ku bana. Ntekereza ko ikintu cyaba ako kanya nagitekereza nyine muri ako kanya kuko ubu ngubu mvuze ngo nabyemera cyangwa nabihakana nshobora kuba naba mbeshye. Aho ugira amarira mu buryo bwose cyane at that point ari amarira ushobora kugira y'ibyishimo nka reaction no kugira ijambo uvuga no gutega ikiganza Papa Sava akakwambika impeta ni iki wakora mbere ari ibintu mukunda nk'umuntu twenda kubana
history narira kuko ako se Sabe wambabare Niko bamugana ubusanzwe umukunda nk'iki okay mukunda bisanzwe nk'umuntu dukorana ntago se koko buryo mukundira Papa Sava ni ikihe ni umuhanga cyakabiri azi kubana umuzi w'ubuzima kuri ubu extra power formula wa muti kabuhariwe wirahirwa mu kuvura abagabo batakibasha kwisayidira ndetse ukaba n'ikimenywa bose mu kuvura bikinishije twawushyize kuri promotion. Umwihariko wa extra power formula ni imbatura mugabo ikaba umuti karundura mu kugarura akanyamuneza mu muryango wayimenye ntayishidikanyaho cyangwa ngo ayigereranye kuko irihariye kubera ubudasa bwayo mu bushobozi, naho ibyo kwikinisha n'ingaruka zabyo bisigara ari nk'umugani, hehe no kugenda uhungetwa ubabara umugongo uzunga isereri cyangwa se ubabara umutwe. Nimutugane tubafashe, ukorera mu Gatsata, wanaduhamagara kuri nimero zacu 0786 04 04 36. ni boss wanjye. Wigeze umugirira crush kuva mwatangira guhurira muri sinema? Oya ntabwo nigeze nyigira. Urindijwe. Utekereza iki muri wowe? Nta kintu kimwe ntekereje. Wari ugiye kumbwira ariko ndifuza ko usubiza udashyizeho ariko cyangwa se buriya. Hari reactions umukobwa ugiye kwambikwa impeta ya proposal ring agira. Hari ukurira, hari kuvuga yes nyinshi cyane zitabarika zivanze n'amarira, hari no guhita utega ikiganza ibindi byose ukabivuga mwamaze guhoberana. Wewe wabanza? Nabanza nkarira kuko iyo nishimye bitandira. Ibyishimo hagati yawe n'umuntu mumenyeranye muri sinema Papa Sava bigira reaction y'amarira bya bisobanuye iki kuri wowe? Ntago nta nubwo azi ko ngiye nishimye ndira kuko ntago se mana ngibazo uri kumva icyo akoze hari iki? Ntago ibyo twabigusutse ubwo twabiganiraho gute? Twabiganiraho muri kumwe. Jesus. Inshingano yazibashije. Akojita uzi kuri gufata abantu inshingano zo kurera Sava, inshingano noneho akajya guhinga. Ndakina Papa Sava, ndimo ndakina muri Papa Sava. Papa Sava bari umugabo wanjye, ariko mu buzima busanzwe nta rundi rukundo ruba hagati yanjye na Papa Sava. Dukundana bisanzwe byaba nkuko njye nawe tumeze, nkuko njye na Sabi tumeze. Yes. Ariko ntabwo nahakanye ko Papa Sava atari umugabo wawe. Mbese mvugo bihakana muri ibibazo ndi gukubaza. Ibibazo uri kumbaza wagira ngo nyina Papa Sava turabana. Wagira ngo? Ahubwo wagira turabana. Ngo wagira ngo? Turabana. Ayo. Izo gikoresheje nawe bitarigara ari Bruce Melody yavuze ngo mfite. Resources. Ngo wagira ngo turabana. Duhindura ikiganiro. Iki kiganiro rwose tugenda. Njye na Papa Sava nta birenze rata. Nta birenze pe. Sava ibirenze kuri wowe ku muntu w'inshuti yawe ni ibi. Jewe. Erega ni ubungu ntekereza ko niyo byaba biriho. Niyo ngera Papa Sava twakundana. Ntababeshye. Okay, byazagera igihe mukabimenya. Ariko se ubu mwabimenya. Ariko si nkundana nawe. Wa mugani. Yitwa Munyana Narisa cyangwa se Mama Sava niwe turi kuganira muri rusange. Uyu munsi urishimye by'ikirenga bitandukanye nuko nkuzi, ntabwo nzi niba ari ikiganiro. Mama Sava ni kintu kiguha ibyishimo by'ikirenga mu buzima bwa buri munsi ukavuga uti nduzuye? Uyu munsi hari ibintu byankoreye uyu munsi. Mu gitondo mbyutse nahuye ndimo ndaza ahangaha, nahuye n'umuntu arambwira ndagufana aminote 2 z'igihumbi. Cyo ni ikintu nyene cyanshimishije. Yes, ntabwo nareka kubivuga. Ubu aba ari umufana wanjye. Urumva ko nibura we arankunda kandi bigaragaza. Ikindi nahuye na Sabe naje gusanga twe dukumburanye nubwo turyarya na nyene. Ariko uruhare runini ni wowe. Uruhare yambwiye ngo ndi kumubeshya ariko nyene yamukumbuye. Umuntu mwavuganye bwa mbere uyu munsi kuri telefone ni cyakubwiye?
ntabwo ndi bukivuge. mu masaha ya mu gitondo gucamo bitari bishoboka yuza busy guhera saa 12:30. Hari umuntu tuvugana mu gitondo nkabona gutangira gahunda zanjye z'umunsi. Umuntu ufite ubuzima bwawe ni umuntu dukundana yego uri mu rukundo cyihariyeho cyatumye umuhita. ntitumuvugeho cyane. Ntabwo turamuvugaho cyane, tugiye kumuvugaho icyo yihariyeho cyo. ni uko nkunda. Hari abandi bagukunda n'agasasira nawe aragukunda. icyo yihariyeho cyane nyine niwe nemeye. niwe cyatumye umuhitamo ni ikihe none? icyatumye ni byinshi pe. Bibiri by'ingenzi wagendewe byari byo byose. Icyambere bimwe mu byo ugenderaho wenda usibye bimwe wambwira i Nyamirambo handi hafi tumaze kureba filime. ariko se birebe muri screening ya filime. Okay, icyambere nuko nkunda. Icyo ngicyo kiri nomo. Kiri nomo. Ikintu cy'umwihariko kiri unique kwa kuno byo bivuga. Okay, atandukanye n'abandi. Itandukaniro nyine ni ntabwo nabona ukuntu nyine mbikubwira. Uvuga ngo byarakurenze ntabwo wabona ukuntu birarenze. Urukundo nyamara ni rwiza cyane pe, nkurikije ukuntu amaso yawe bimeze na bandi bayakunda. Nabonye abantu bati nkunda ukuntu Mama Sava bari kureba iyo Papa Sava bitari kugenda neza. Yego. Bisa urabona ko Mama Sava wanyu ameze neza, niyo turi kugenda tuganira by'umwihariko Papa Sava wa kabiri no kuwa gatanu bigomba kongeraho kandi ifite ama episode ameze neza cyane. Mama Sava ukiri mutoya by'umwihariko uri muri age munsi y'imyaka 15 ukinjira mu myaka y'ubwangavu utayimaramo imyaka myinshi. Hari ibyo wabwirwaga, hari ibyo ufite cyane mu matsiko ku mubiri wanyu abakobwa n'abagore muri rusange. Ni ibiki bawukubeshyeho uyu munsi uvuga uti ibi byari ibinyoma ku mihindagurikire y'umubiri wanyu? Bambeshyeho bakubwiraga ugitangira kuba umwangavu muri ya age nyine ugenda uhindagurika, ariko ni ibiki bakubwiraga bizakubaho ku buzima bwawe aho ubereye umumama ugasanga byari ibinyoma? ahubwo aho mbereye mukuru. Yahubereye Sasa ngiye kera bigeze sinzi ibintu nande kuganira na musaza wanjye. Mfite musaza wanjye mukuru ujya umbeshya. Turabana yigeze kuvuga ngo gukiri. Turabana nigeze kumubaza se nyine ko mama batubwira ngo ntibazajye umuntu batera inda ibikini bikifatira inda gute. Noneho bro wanjye arambwira ngo ubundi ngo kugira ngo umuhungu n'umukobwa baterane inda baricarana bakarebana cyane indikica. none yigirite Mbizi nanjye sindaye. Nicyo kintu yambeshye. cyambere yakubeshyaga n'uburyo umwana avuka. Ukuntu umwana ahubwo yinjira mu ndani. Icya kabiri ikindi nigeze kubaza mukuru wanjye mubaze nyine ukuntu umukobwa ajya mu mihango. Njyewe numvaga bavuga kujya mu mihango ariko ntazi ibyo ari byo, ngo ni ukujya kuri stade. Kuri stade sinumva byatari numva nyine utunumva nimutse twakera ariko turaho nyine bambeshyaga. uti wabeshye ku buryo inda yinjira cyangwa se umukobwa cyangwa umumama asama, none bigenda bite? Ndakunze ko wateye inda gudunu nabyo nzi ko wateye inda cyangwa abafana bawe ntibari babizi nako abakunzi bacu ta magic ko wateye inda yarayiteye. Ubwiwe ni ubwiwe ni kitajya byose ntabwo wagira imyaka nangiye kwivuga utaratera inda kurakubagana bikomeye. Mama Sava umwana w'imyaka 5 afite amatsiko nk'umwana ubereye tante cyangwa n'undi mwana wese w'inshuti yawe ukwisanzuraho akakubazaho abana baturuka bamusubiza ko baturuka he? Abana aho baturuka mu nda sose barererwa nyine. Umwana iyo ataravuka bari mu nda ya nyina. Umwana agiye kuvuka aca aho aturuka. Haruca muri seksi ya mama we, hari n'uca mu nda uwo babaze nyine umwana we na Iyo wasobanurira umwana w'imyaka 5. Ngiye rwose sinatinya gusobanurira umwana uko ibintu biba bihagaze kuko mbanzi ko n'ubundi azakura akabigiramo. Umwana wawe mukuru n'umukobwa yego afite imyaka ingana? 6. Aracyari muto cyane.
ageze mu myaka ageze kuri 15 cyangwa ari iyo ngiyo n'ubundi ari iyo range iyo myaka kuzamura, ukabona afite condom muri sakame ye, wabyifata mute nka nyina? Byambabaza, nka mama we byambabaza pe. Nakumva ko nyine hari ibintu yatangiye gukora igihe cye kitaragera. Iki cyakubabaza? Nuko nyine ibyo yatangiye kubikora, ariko byananshimisha kuko nibura yibuka kwikingira. Ejo bundi hari umukobwa wakoranye ikiganiro na Sabe ku Isimbi avuga ati ngewe muri sakame yanjye buri munsi ngomba gucekinga ko nakagendanye biba ikibazo. Kuki bigomba kuba ikibazo ko wenda abasore bo hari possibility yuko byabaho? Ni ukubera iki bigomba kuba ikibazo ko umukobwa agendana condom cyangwa agakingirizo muri sakame cyangwa se akakitwaza buri munsi kakagenda? Kuki biba ikibazo? Ariko ndumva byaba ari ikibazo. Umukobwa uhorana condom muri sakame hakaba yaraba addicted na sex, sinzi ko nabyumva. Ariko okay, ari ibintu yigizeho ko akenera kenshi, byaba byiza ayigendanye. Nyine kubera iki bigomba kuba ikibazo ko wenda ari umuhungu abati ari kugapoa tu? Twebwe mu muco nyarwanda ubundi umukobwa watinyutse kugendana condom mu isakoshi tutanago atinya kugusaba sex w'umuhungu, ugakubwira ati ngewe rwose cita umunsi ndakurya. Ntabwo yabitinya, ahubwo ati ngewe uyu munsi ndagufite kabisa. Ariko umukobwa mu muco nyarwanda ntago biranagayitse kureba muri sakame yanjye ukabona harimo condom. Cita wese wigeze uyigendanaho? Oya, yibuze rimwe? Sindayigendana pe. Nta nubwo byambaho nka accident. Yego. Ntago ndabikora pe nawe. Kubera iki nyine bikwiriye gutera abantu isoni? Kubera yuko umuco nyarwanda ntabwo ibyo bintu bibaho. Ntabwo bibaho. Hanyuma muri rusange wenda reka tuve mu muco nyarwanda. Ari mu buzima busanzwe ari umukobwa wigizeho ko akenera sex kenshi, afite kwigendana ku buryo rwose ngiye buri mukobwa abana bicuruza ku muhanda, ahubwo nsanze atayifite nicyo cyari ari ikibazo, kuko uwo nguwo aba yaramaze kwerura akazi ke. Ariko kuvuga ngo umukobwa usanzwe turakuzi, tuzi ko nyine umukobwa uba mu rugo ariko urana condom mu isakoshi, birakaze pe. Amasava, ukiri muto wigeze ukoresha inyogaruzi kugira ngo wongere amabere yawe? Inyogaruzi nini? Inyogaruzi? Oya. 28 ntabwo uzi inyogaruzi? Nakubwiye ko mfite imyaka 28. Cita ntabwo ariyo mfite. Ufite imyaka ingahe? Ntabwo nyivuga arata, ariko barayizi, ndabizi ko abafana banjye bayizi. Ingahe? Ndi bukubwire. Nawe biguteye ikibazo? Kikize ngere ntabwo binteye ikibazo. Ariko nyine sinyikunda kuyivuga. Naje gusanga ndi gusaza, kandi gusaza ubivuga birangira rwose ari ibibazo. Ngo ntabwo uzizi? Ntabwo nzizi izo ntoza ngo niba ari inyogaruzi. Reka kureba ko utazizi ntabwo wabona uburyo uzisobanura. Ntabwo mbizi no kwimana. Ntabwo nzizi. Ari ntabwo ugeze ubaho mu giturage? Cyeka kuhiga. Nizi Nyanza niho. Ntabwo urazibona no kuri televiziyo? Inyogaruzi ni ibyatsi se? Ni imbuto, ni icyatsi, ni igisimba ni? Ntabwo ari igisimba kinini, udukoko duto tuba mu mazi, cyane cyane nko mu gishanga cyangwa se ahantu hari amazi atemba niho ushobora kuzibona. None se zo zakora iki ku mabere kugira ngo akure? Noneho udusimba ukagashyira ku ibere se? Akakoresha irojike nawe. Ubungubu abana babuze ko bashobora kuba bazi ko amata koko ava muri firigo cyangwa ava ku igare. N'ubundi niko babizi. Nese ntibarabona inka. Ariko yangenza aho amata. Waguha amahitamo ya kabiri hagati yo kuba umuhungu n'umukobwa muri age urimo byose warabibonye na avantage zabyo, wahitamo kuba iki? Umukobwa. Kubera yuko nyine ntago ngewe kuba ndi igitsina gore byigeze bimbihira ngo bimbire numve birambihiye ku buryo numva nawe umusore.
ntabwo byambihiye ku buryo numva aragera kuri level yo kubihirwa no kuba ndi umukobwa. cyakuryoheye ni ikihe? Ni icyuko ikintu cya mbere kindyohera nuko nabyaye nuko mfite abana. Igise cya mbere umunsi ubyara umwana wa mbere niwe mfura yawe, ririya joro niba ari ijoro cyangwa se byanga bikunda hari umunsi ubanziriza icyo gihe 2:10 za nimugoroba cyagufashe ku manywa ntabwo ari nijoro. Ntabwo nigeze ngira igise ku mwana wa mbere, igise nakigeze ku mwana wa kabiri. Umwana wa mbere natinze kujya kubyara amazi amushiraho nari narabuze ibise, bahita bambaga nyine byihuse kugira ngo umwana ataza kugira ikibazo mu nda. No kuvuga ntabwo nigeze ngira igise cy'umwana wa mbere. Byari bikomeye kuri wowe ariko bisobanuye ikintu kinini cyane kuko maze kubona umwana wanjye nibwo narize ndarira kuko ndarira ariko numva ndishimye cyane 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 banyereka umwana wanjye narishimye bikomeye. kanya wari kutubwira ku kibazo nayo ni kukubaza uti bite niba ukizinduka ukajya ku kazi kawe ukicara ugategereza abakiriya 20 cyangwa 30 ku munsi, menya neza ko nta kazi urimo. Hari uburyo nzi bwizewe benshi bari gukoresha, ninkubwira bizwi nka GBM cyangwa se Global Biomagnet, untega amatwi neza nkwibiri by'iri banga. Ubu ni uburyo bwihariye tukubakiramo website igahindurira agakino muri business yawe. Game changer, aka kantu se urakumvise? Ibi ntabwo ari amakabya nkuru, ahubwo n'ubuhanga bw'inzobere mu gucengera ibijyanye n'iyubako ry'imbuga nkoranyambaga zicururizwaho hifashishijwe ubumenyi mu byitwa social dynamic algorithm, aho umukiriya amurikira abatuye isi ibicuruzwa bye mu kanya nk'ako guhumbya abakiriya bakisuka. Ibi bizagufasha kugeza ibicuruzwa byawe ku bantu barenga miliyaridi 7 zituye umubumbe, byose bikorewe kuri smartphone yawe cyangwa se mudasobwa. Ubucuruzi bwose waba ukora ubu buryo burizewe kandi burakora. Ndakurahiye abakiriya baturutse imihanda yose bakora order ku bicuruzwa byawe. Nje rwose ibi bintu nzi abantu babizi neza kandi babasha kubigukorera aho waba uri hariho hose, haba mu Rwanda cyangwa se mu mahanga. African Digital Opportunity Initiative, bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0796 83 56 17. n'umuco cyangwa se ugendeye ku muco nyarwanda ibyo tumenyereye n'iki binahurirana n'ibindi ntabwo ari byo twashyizwe mu mutwe, n'ibijyanye n'umuco n'undi muri rusange. Ko muri sosiyete ari n'abajya babiteramo urwenya na wa mushuti wawe wa wundi ukunda amaso yawe ati mu ijuru tuzayagororerwa kuko byaragenze gute na gute, na ya migani ati umurimo werekejeho amaboko ujya ugira gutya ujya kwera ko imirimo yawe ukorana umwete kubera ko yana umurimo werekejeho amaboko. Nyuma y'iki bazayagororerwe nyine. Bati igihe cya marriage umukobwa ugeze icyo gihe bwa busugi bwarabusigasiye bwaragenze neza, niwe ushimisha umugabo we cyangwa se kubaka urugo bikanagenda neza muri rusange. Hanyuma wabutakaje nyine bakabumva ko ari umuntu udashobotse cyangwa bitameze neza. Umunsi wowe watakaje ubusugi byanga bikunda iyo moment ntabwo wayibagirwa. Kiriya gihe nyuma y'iminota 5 wumva guhombye iki? Ntago nyuma y'iminota 5 cyangwa nyuma y'isaha narababaraga byataye, nari ndi kubabara pe ku buryo nyine nahise njya kwa muganga. Narababaye ahubwo byo naje kwitekerezaho nyuma numva nyine ko ntakajwe sugi nyine numva ndababaye. Uhombye iki nka Analisa? Numvaga mpombye kuko nyine buri umukobwa indangagaciro z'umukobwa no gusudira gutyo nyine. Yego ariko byanga bikunda wigeze ugira ibyishimo muri iyo moment? Ntabwo nigeze ngira mu byishimo. Ndagushimishije ni igiki? Nuko nababaye bigeraho njya kwa muganga. Iyo ufite igisebe cyangwa wakomeretse ubwo ntabwo uri kubabara nyine buri ko nese urumva watekereza ikindi uri kubabara. Ibindi byose naba naratekereje nyuma nabitekereje nyuma yo kumva kwa muganga. Umukobwa twaganiriye ejo bundi witwa Gaga w'umunyamuziki we yambwiye ko yungutse. Biriya bintu bibamo inyungu? Sinzi ko we yabitekereje ariko njye nta nyungu. Okay, nta nyungu nabonyemo kuko uburyo nababayemo nta kintu kimwe nari mfite cyanshimisha ako kanya.
ntabwo byari byoroshye, byari bikomeye. hanyuma uti wowe ntabwo byagushimishije, ntabwo nyine wagizemo byagira ngo uti ntabwo ari achievement mbese kuri wowe. Byari ibintu birebire. Ahantu uri kureba biragaragaza ko bitari ibintu byoroheje cyane. hanyuma vihuna na ya migani yose twahuzaga muri rusange nahura n'ibyo sosiyete ishima, nibyo bishobora gutuma umugore yubaka neza kurenza kuba yaba asanzwe amenyereye ibyo agiyemo mu rushako. Ibyo bintu iyo ngiye kwivugaho akenshi bituma abantu nyine komantere zitaba nziza cyane, ariko reka mvuge ku ruhande rwanjye sinjye ku rundi ruhande. Ku ruhande rwanjye ari umukobwa washatse ari isugi n'umukobwa washatse atari isugi, bose birashoboka ko bakubaka kandi bose birashoboka ko basenya. Mu magambo make ntabwo ubusugi aribwo bwubaka, kubaka umutima w'umuntu n'ubwenge bwe. Uvuga ngo kubusigasira noneho bimaze iki? Ni byiza kuko ni indangagaciro z'umuco nyarwanda. Umukobwa ushatse ari isugi rwose biba ari byiza cyane, ni n'impano nziza bashyiriye umugabo we, ariko bidakuyeho ko watakaje ubusugi atakubaka. Yes. Ejo bundi hari umukobwa umwe nawe ukina muri filime nawe akina muri Steam Media aravuze ati buriya kubusigasira nta gaciro kanini bifite kuko n'abasore cyangwa se abagabo barambagiza muri iki gihe badakeneye ubwo busugi. Nibyo na makuru nanjye nayumvise ko abasore ngo mutagikeneye amasugi simbizi, ndako nawe uri umusore natinye kureba. Neze ugendera kugivuga ko tutakiyakeneye. Nyine njya abasore nkunda kuganira nabo arambwira bati rwose umukobwa wese ugereka nta kirimo, ahubwo se bumva bimeze bitatu aranakuvuna ntakada Bavuna bate n'ukurikije ibyo kandi uvuze uti bakubwira ko nyine arambwira ati gushaka umukobwa w'isugi amahirwe menshi uzamuca inyuma. Birakomeye, bya bintu birakomeye. Abasore muhorana ntabwo boroshye ubanza batanoroshye byo. Abasore tuba turi kumwe ntabwo boroshye. Yitwa Mama Sava, dukomeje kugenda tuganira byinshi cyane bitandukanye. Mama Sava, mbere yuko mbaza ibibazo nka bibiri cyangwa icyanyuma, ndifuza ko mbaza ikibazo kimwe wifuza icyo ari cyo cyose kitari mu rutonde rw'ibyo nakubajije. Chita, kushaje uzashaka ryari? Urashaje Chita, urashaje cyangwa ufite ikibazo cy'umugeni basi tumugushakire. Sabe sashaje? Nuko Chita uzashaka reba n'imvi zaraje nuko bihagaze bitubundi. Uzashaka ryari nanjye nsubiza? Vuba. Ufite fiancé se basi? Yego. Nyine vuba ni ryari? N'umwaka ushize arambwiye ngo vuba. Ni mu minsi iri imbere. Tutafite ikibazo? Ikihe kibazo? Tuzagushakira ibituvusha. Wabibwiwe neza. Ariko icyo kibazo hari undi muntu nzakibaza. Samusure. Nzamubaza impamvu kitadashaka. Kuko Samusure nta kuntu adafite amakuru. Uzamubaza iki kibazo? Oya ntabwo nakimubaza. Nzamubaza kandi kabazo kabazo kandi kabazo. Akandi kabazo kamwe. Yanze kuguhitiramo kimwe mu by'abantu bareba. Royce ibintu njye nawe tuziranyeho ni. Biratangaje pe. Se mubaza iki kintu. Okay basi. Wampa amahirwe ukambwira izina ry'umugirlfriend wawe. Ndamuzi njyewe. Yitwa nde? Nyuma ni mara kubereka ifoto ye. Icyo gisubizo kiraba kirenze ibindi pe n'ukuri. Urabona ugomba kumwereka bagenzi bawe bo muri sinema. Ariyo mpamvu urumva, ariyo mpamvu nyamukuru nawe ngiye kumukwereka gusa. Ese uri vugisha ukuri ufite amata? Ni izina ry'Imana ndafite. Awuzi se? Nawe nzi. Numara kumubona urabyakira. Ndishima pe. Ndahita ngenda kudadesha umukenye. Ni ukwereka umukobwa mperutse kwambika impeta. Urutse kugira gute? Ntago ndi kuyibona. Ntago ndimo ndayibona neza. Nukuri ntago ndimo ese wazanye telefone nkirebera. Zanirebe.
uretse nkwereke nyereka neza Yego, ifoto. samba ashobora kuba ari kumbeshya ntabwo yakubeshya aya makuru ko nuba niwe pari wanjye nta kuntu yakubeshya wamugane nibyo nanjye navugaga ubwo nanjye ndi marene ko nkimara kumwereka fiance nta cyari kumubuza kudushyigikira ibyo rwose kuko ndi kuyibura ninde wayisibye sambe yawe umugisha pe Aruna uri kureba neza oya namunye muvuge okay ntaka mpeta y'imwambikiye akonana nawe aherutse kuvuga ngo afite bukwe ntabwo mubigarukaho ibyo ngibyo ntabwo tubigaruka icyo tugarukaho ni uko buri mu minsi iri imbere mwabyumvise nzabatwe ni uko ushaka kumbeshya uzana uzabyemera nimbona ifoto kuko cyangwa wenda ukantumira ugiye gutera ibi shana ukuri kw'Imana aho utaje mu bantu 15 banjye ushaka kuvuga ko ntabwo nzagutwerera ngiye ninze mu bantu 15 nzagutwerera mu bantu 15 nzabibwira mbere ariko nzamutwerera mbivugiye kuri mikoro kandi amafaranga menshi avance rero avance yikize uzazane na numuzani iwanjye mbwa ati mama Sava rwose nkuzaniye umukazana tumuzani wawe utwerera oya kuza kunyereka umufiance ko nizeye umutekano we wikize ntabwo nizeye umutekano iwacu nta iwanjye nta bintu byinshi biha nta basore bahaba wowe ngaho urihagije kise ndihagije unamukoresha iki nyuma yo gukoresha imbaraga nyinshi ukagera ku nzu y'inzozi zawe wifuzaga harabura ikintu cy'ingenzi icyo kintu ni ibikoresho byo mu nzu furnitures intebe zo muri salo salle à manger ibitanda n'amatera zabyo utubati two mu byumba intebe za jardin n'iza balcon yewe n'ibikoresho byo mu biro tubakorera intebe y'ibitanda n'inzugi tukabakira n'ibikoni bigezweho n'ibindi bikoresho mushaka mwe banyamahoteli na za apartment umwihariko wacu nuko iyo mutugannye tubibakorera muri design yose mwifuza ku bindi bisobanuro ukaduhamagara kuri nimero 0783 337 8096.